ubuzima ni hatari. Ariko naje ababyeyi bambwira bambuza kuza i Kigali ndabihakana, ndanga ninangira amatwi, ariko ndabona nabwiwe kenshi n'ababyeyi ndinangira njyewe mbima amatwi, bambwira ko nta kiza cy'uyu murwa, none mpavuye mbakuwe n'iminsi. Corona virus yitwimuye muri aka gace, none ubu sengiye ko nishwe n'inzara ndetse n'agahinda. Mudamu wanjye nagize gutya ndamwohereza, wenda we yagiye ibintu bitarakomera, ubu ngubu yigera iwabo mu byaro ubu hameze neza. Sister wanjye nawe yagize gutya bamwirukana ku kazi, none yaraje tubane. Nyiribyondo nawe mufite amezi 3 yose ntaramwishyura, ntacyo kurya ntacyo kunywa, gahunda hari niguma mu rugo amahoro. Natari rwose. Nako si bro, igihe wahereye uvuga wivugisha gusa, uyu munsi ntabwo turi burye. Kuva mu gitondo kugeza izi saha uritotomanga, udirirwa nkurira mu maso gusa. Uyu munsi ntabwo turya. Ariko se Keti, usibye ko nawe butera Imana agahinda, ubu ntabwo turirwanye hano. Haraho nagucike nkaba nagiye kurira. Umva, shikama. Niyo kirya muri iki gihe. Ibyo ntabwo babindeba bro, ntabwo babindeba. Niyo musaza wanjye mfite ahangaha ndeba. Ibyo kuvuga ngo uri gutera Imana agahinda ahangaha se n'ibiki. Ntabwo bikura kuko bitagira amaso. Sibyo? Ibyo ngibyo rero ntukabimbwire. Cyakora hari umuntu ufite inote y'igihumbi, yabiza kuba ngombwa akarebuze kuyinyishyura, wenda umuntu yakugura n'ikiraha kimwe ukarya. Yekaye, ubwo so y'igihumbi wakigwa cyakumarira iki? Nusu ntabwo warya ikiraha kimwe ukarenzaho amazi ukarya. Ikiraha. Ikiraha nyine. Yifata kamara amezi hafi 3 nta kunyishyura kwere, nta n'igitekerezo afite cyuko azanyishyura. Umuntu yamukorera iki? Ubu nagenda nkareba ko hari nkamutera nkava mwishyura amafaranga yanjye. Ubu wasanga agiye kwitwaza iyi minsi ngo ni ya corona ngo ntabwo yanyishyura. Abantu b'iki gihe niko babaye. Oya reka murebe rwose, reka murebe mu mafaranga yanjye. Sawa, nashakise. Saza warari. Arahari. Mugiye ko mushaka. Bro, ndabona badusuye none banze umunsi turi buke. Meze bite? Cyabanje imizi. Cyabanje iki? Imizi? Nani amanyanga yawe umaze iminsi uri murambi ndashaka amafaranga y'inzu. Meze bite ko nari kumubwira. Wibagiye ko ndi amafaranga y'amezi 3. Bangi iki? Nese bose amafaranga y'inzu rero muri ibi bese ubwo ntabwo ubona uburyo bimeze gute? Muri ibi bihe nawe urabizi rwose turi mu gihe cya corona virus, nta mafaranga twarahagaritswe ku kazi. Se chef urabona njye nabona amafaranga barakuyaguha kura ubifata neza kuvuga ngo ibi byo corona nose virus ijya gutangira harashize amezi angahe? Ntabwo harashize amezi 3. Amezi 3 yose wakoraga iki? Amezi 3 aho yashiriye wakoraga iki kutama amafaranga? Ariko sinakwihanganiye. Nawe jya uba umuntu, ndabizi amezi 3 kuko nyakuremo amafaranga. Mu amezi 3 y'inzu, ariko nawe urabizi neza ko ibihe rwose bimeze nabi ku kazi, baradutengushye ntabwo ari batwishyuye. Oya ibyo ngibyo nta mpamvu ngiye nshaka amafaranga yanjye, sibyo? Nshaka amafaranga y'inzu ngiye nubatse amazu nakoresheje amafaranga. Ariko ba nyiri byondo mwabaye ute? Oya mwajye muce n'inkoni zamba
nose niba umuntu we ko nta mafaranga ubona yayikura akayaguhereza cyangwa umuntu yabigenza gute yewe urabizi umva nkubwire mbere hose nakwishyuraga neza umva nkubwire sibyo we umva nkubwire wa mugabo umva nkubwire sibyo nta bintu byinshi tuvugana sibyo nimba nta mafaranga ufite kuma sora ibintu byawe ugende hanze hari abantu bakeneye amazu sibyo umva mbere hose ngenda kwishyuraga neza niba habaye ikibazo cy'amezi 3 ntarakwishyura ariko ntabwo bivuze ko ushobora kuba utumva hari ikintu ndi kukubwira ngo sora ibintu byawe ugende sibyo n'usungu wabunyurije muri ibi urabizi ko imihanda irafunze nta n'umuntu wemerewe kuva mu rugo unyurize ako mwagiye mugira impuhwe gusa uyu mwana uri hano urabona yariye umwana uri hano urabona yariye urabona yishimye nk'umuntu wariye noneho reka mutware sibyo reka mutware hanyuma usigare ushaka amafaranga njye uzayazana uze umutware siko bimeze umutware umutware none nakora iki kindi kuko ndabona nta gahunda ufite yo kunyishyura amafaranga yanjye sibyo ubu urabona amezi 3 ngiye ngubere hitamo amafaranga y'amezi 3 n'uyu mushiki wawe urahitamo iki ndeba igishoboka nk'umuntu w'umugabo sibyo umushiki wanjye urata ubona namushyira ku isani ngiye nkamurya ngo rero utamushyira ku isani ukaba umurya rikamutwara sibyo ngiye ngurimo amafaranga y'inzu y'amezi 3 sibyo ndimo ndakwemera ko ibi biyo birangira ngiye nzafata amafaranga y'amezi 5 nkakwishyura ntabwo wanyihanganira ukaba twese igihe gitoya wenda ibihe bikarangira ngiye gushaka amafaranga nkakwishyura ushobora kuba hari utumva nakubwiye ngo ni amezi 3 urimo uragerekaho n'indi minsi ubuse njye ntabwo nshonje ntabwo ndi mu rugo nakubwiye ngo ari amafaranga y'amezi 3 ndimo ari n'umushiki wawe urahitamo iki uhitamo byakunaniye ngiye nihitiremo ariko bose ka twumvikana sibyo hari umuntu wari ufite ideni ry'amafaranga 30,000 ariko uzi n'ikindi munsohokere mu nzu munsohokere mu nzu ibintu byanyu ase bose wakinkoni zamu abandi baravuga dufashanye ibisibyo navuze ngubwira ariko ubundi muri inzu mufitemo iki wa ibisibyo navuze hari matera mufitemo ifite agaciro ku buryo nanjye najyana nkajya hiryamaho ingira se matera sembre se nari mfite hamwe inzu gusa hari ahantu naguhishe kuko ibyago bije byose bizira rimwe nari narabuze n'ikintu cyabangura muri inzu we boss toka we nusi we boss kuko urabisoye kuko atasi ko ngira sikongeza ko napa mu nyumbangu we shenzi we boss wamenye igikapu cyanjye kirimo hariya se boss nose turabitwara neza igihe abana bagiye bajya kijana ku ishuri oh no matrose yo nabo yiduha igihe nari mwinginga ngo ume mushiki wawe bitware nagombiye boss nyamara rero reka ngubwire genda irimo toka we reka tugenda ariko nawe iminsi zakwigisha byabanje imizi ndeba muri n'imyenda se n'inkweto bite aho gusuye ko umuntu uzi utwitiraho bimeze bite uduhagarika muza twifite gahunda yo kugenda kumenya ngize amahirwe sister ko narinje gutora bya bicurisi by'ibihumbi 10 byanjye nguje gutora ibiki amafaranga nose wowe ubitsa hano kwa sister wanjye nese ntabwo bikaya amafaranga twariye kwa kabiri mbere yaho twe tumaze 3 tuburana none ntabwo nyibuka mfite amafaranga kandi ndagenda nyabonye kete ngiye ibintu muri mujye ntabwo mba mbyumva ya mafaranga ngo twariye kuwa kabiri njyewe nawe twasanye amafaranga y'unguyu nese ubu ngubu uragira ngo urutsi ibiryo mbishyiranga bihinduka amafaranga nese ibyo byo byagenze gute ugeze byo muri restaurant uhahira kuri unguyu ko numva muri gusubiranamo sinzi njyewe mfite ikibazo cy'amafaranga kandi mugomba kuyama dore ngize amahirwe nsanzeho ko mwari mugiye ubusa nari kuzabayabazana agahinda gashira kandi ari ibagara rwose niko bashobora cyangwa mukora iki ntabwo nabirukanye mu gipangu cyanjye wowe bitaba mugabo utazi mu nduru muri rugo rwanjye bimeze bite boss njyewe narinje kwishyuza amafaranga waje kwishyuza amafaranga agenda ate uyu musista namugurije amafaranga 10,000 mu minsi yashize arambwira ngo agiye kwishyura ishuri ndamubwira ni ku ishuri abanyeshuri batakiri kwiga batashye kubera bino bibazo bya coronavirus wowe amafaranga uri kunyakara no kubera yarangaye n'amafaranga 10,000 noneho ikintu yakoze yarambwiye ngo nayishuri ariko numva ko ntekeye imitwe ako mu byukuri narayamuhaye narinje kugira ngo rero ameneze amafaranga yanjye umugende cyangwa ahantu wahere ubakora baranyishyura ntabwo byumvikana sawa gerageza ugabanya amagambo mugerageza mugende gerageza ugabanya amagambo je baranyishyura urabona batwara abantu bawe tori ibintu